turi imbere y'Imana n'imbere y'abantu bangana batya nk'uko twabyiyemeje tukanyemerera urukundo nanjye nkemera kugukunda. Nzi neza yuko Imana niyo itangiza umurimo kandi nayo izabiwusoza. Nta kintu uzigera umburana. Nzi neza yuko umucunguzi wacu ariho. Uwiteka Imana ishobora byose niyo yakumpaye kandi yiteguye kukundindira. Nta wundi uzamfasha kuko umucunguzi wacu ariho. Ndabibona ndi umugabo, ntabwo ni akagabo, kandi icya mbere ni uko umucunguzi wacu ariho. Nta wundi nzagisha inama. Najyaga ngisha inama ababyeyi, ariko guhera ubu niwe wa mbere mu buzima bwanjye. Nzi neza yuko Uwiteka niwe wabikoze. Najyaga mubwira ko mukunda, ariko mubwije ukuri ubu ngubu kiriya gihe byasaga no kwishyushya. Ubu nibwo ngiye kugukunda. Ishime ko ntacyo wasenze ngo uri. Uwiteka yaguhaye icyo wasabye. Ndi imbere y'Imana n'imbere y'imiryango ingana gutya, nshimishijwe umutima no kubwira aya magambo. Uwiteka azatwubakire kandi nta muzi wo gushaka uzamera mu rugo rwacu. Ndagushimiye Mwami Yesu kuko ari wowe usezeranya kandi ugasohoza. Nibyo koko icyo nagusabye nicyo umpaye. Nagusabye umutware mwiza. Ni ukuri umutima wanjye uranezerewe kubwe. Sinjya ipfunwe nawe. Ndagushimiye ko unejeje umutima wanjye. Ndamusezeranya imbere y'itorero n'imbere n'abantu bose kuko nzamubera umufasha umukwiriye nk'uwo yasengeye. Nzamwubaha, nzamukunda, nzamusengera, nzamugandukira. Nzakora icyo Bibiliya itegeka umudamu mu rugo nk'uko nabisomye mu ijambo. Nshinganishije urugo rwacu rero mu maraso yawe. Umuyobozi ni wowe, atari wowe ubaye umuyobozi twayoba. Mu izina ryawe Yesu ndamukunda, urabizi. Reka ntibibe iby'ubu gusa cyangwa iby'akanwa, bibiva mu mutima mu buryo bwose kuko niyo biri. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ariko mwababaye tukabongera amashyi menshi cyane. Ubu koko tuvugisha ukuri wanyu ni ikibazo cyo Fred Nyamata. Bakristo bavandimwe, Nyamata. Kandi kigusetsa Bibiliya yamubwiye iwabo. Nanahasomye ndahavuga rwose.
sibyo? None umudugudu urawuzi Kagari n'umurenge ni kazi kawe ukomeza gutekereza ko ari Nyamata. Reka bereke, reka Fred we azagure iki ntabwo cyakano kaboko ntabwo yakari aka ezagura cyane. Noneho kanya kora hariya aho kugufuko neza hakore cyane hakore gutya nyine gutya cyane. Aho ni Nyamata se, aho ni Nyamata uri umudugudu, aho ni he, aho ni wo mu neza, aho ni Nyamata. Mbese siko Bibiliya yavuze, Bibiliya yavuze bitsiziza Fred irangije mukuramo rumwe mu bavuze ikuramo. None aho ni mu mudugudu, rega kujya muzira kutamenya uburenganzira bwanjye. Harya abagabo babyuka aragusubiza amajyaruguru cyangwa amajyepfo ko yabyutse nabi. Reka rero tubakomera amashyi, Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Reka rero barebane bareba. None ikintu Fred ari bunkorere cya mbere, arabanza mutwikurure, muri gutandukanye n'abandi bose, banza mutwikurure. Noneho ikintu ari bunkorere n'unyemerera ko ari we ndagusaba ibimenyetso biri yerekana kugira ngo niwe uri kubaza urudahiro urahiri. Zamura power. Niwe arabigemereye ngo niwe, reka tumukomere amashyi menshi cyane. Noneho urabigeza barahire, aramufata ikiganza gutya ibumoso akabuzamura indahiro. Njyewe AIP Fred Rugeminwaza ndi imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, nemeye ko wowe Benigne Kanyange umbera umugore, tukazabana iminsi yose yo kubaho kwanjye, mu bukire, mu bukene, mu byishimo no mu mubabaro, tubyaye tutabyaye. Nkweguriye ibyanjye byose, nzagukunda nkubaha muri byose kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Amen. Reka tumukomere amashyi menshi cyane cyane cyane. Kanya nawe urazabura akaboko k'indyo. Njyewe Benigne Kanyange ndi imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, nemeye ko wowe AIP Fred Rugeminwaza umbera umugabo, tukazabana iminsi yose yo kubaho kwanjye, mu bukire, mu bukene, mu byishimo no mu mubabaro, tubyaye tutabyaye. Gusezeranije kutazakubangikanya n'undi mugabo. Nkweguriye ibyanjye byose, nzagukunda nkubaha muri byose kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Reka tumukomere amashyi menshi menshi cyane.